Ndabasuhuje mbifuriza ikaze mwe tugiye kubana kuri Kigali Band Seri. Umaze kumenyera njye amazina nitwa Moses. Reka nkwereke inzu ya miliyoni 600 iri hano Kibagabaga, ariko igitangaje ni ubuso iteretsemo ukuntu bungana. Ubuso 500 ku nzu nshyashya nk'iyi ngiyi. Ngira ngo murabona kuri kamera zanyu kuba ari nziza bwo nitubigarukaho na ya compound yayo, ngira ngo murayibona. Aha twakomeje rero. Uyu ni wa mujyo nababwiyeho kujya tugenda tukagera ahantu hose mu nce z'igihugu hose, ariko tukibanda muri ya makaritsiye meza cyane. Iyo bavuze Kibagabaga buriya nayo ifite ibice bigiye birutanwa. Iyi nzu yacu mubona ifite view ya Kacyiru ndetse no mu mujyi. Nta muntu n'umwe utakifuza kunywera icyayi hariya hejuru kuri rooftop areba mu mujyi cyangwa areba kuri convention. Urumva ko inzu yacu ni nziza, imeze neza. So mimbere gusa muze kwihangana, harimo utuntu dutoya tutararangira, ariko buriya uw'inkwakuzi umuryi wa mbere ararakarabye, niko umunyarwanda aca umugani. Iyi nzu ntigucike, nahabagereye mbere kugira ngo ntigucike. Ifite rero ibyumba 7, amadusha 7, ikagira ibikoni 2, ikagira parking y'imodoka 8 cyangwa se 7. Nituza kugiramo imbere murabibona. Buriya iyo bakubwiye ngo inzu ni miliyoni 600 hari impamvu. Iki ni cya kintu tujya dukunda kwita mu Cyongereza villa house. Mu by'ukuri biba bitandukanye n'inzu. Reka dukomezanye. Ni inzu nziza ifite abaturanyi beza, iri kuri kaburimbo. Kuba yubakishije amatafari ahiye bwo urumva ntago twabivugaho, kuko inzu ya miliyoni 600 nibi byose ntago umuntu akwiriye kuba yabivuga, ubundi nacishamo nawe ukabyibwira. Banyerekeye no jaride nziza cyane iri ahangaha itarafata. Urebe uburyo inzu ziba ziri mu buso bunini. Mu by'ukuri iyi nzu yubatse ifite parikingi ingana kuriya, igasagura jaride iri imbere gutya y'umuryango, iba ari inzu itubutse y'umuryango. Ndabibutsa ko iyi nzu ushaka kuyigura ukayituramo, cyangwa se n'abandi b'ama ofisi nabyo birashoboka, kuko iyi nzu buri cyumba cyose igiye gifite urubaraza rwacyo, ushobora no kwigira moteri. So ntago ntinda rero, reka twinjirana ahangaha. Tuhagera uhita noneho ubona bwa bwiza bwa ya nzu yacu n'aya parikingi nababwiraga. Reba kino gihogere cyose dufite cya parikingi, tukagera n'izindi parikingi hari ihema. Ariko ngewe mfite amafaranga yanjye kuko nayikunze, gusa nanayikunze nuko nayo mfite nanjye nakabaye nyigura. Igira hino hano mbereka, hari ahantu dufite hano hari jaride. Mu by'ukuri ahantu ngiye nyiguze nahakubita piscine nziza, hanyuma ruguru yayo hano mu ihema nkahakubita ino jaride. Ubwo ni nko n'abanyisuku myonyigije gatoya, ariko nkongeramo swimming pool. Kuri iri zuba nanjye nkajya nicaraho nkavuga nti meze neza. Hanyuma ukaba ufite imodoka hano zigeze nko muri 6, ufite na swimming pool yawe. Iyi nzu ni nziza ntigucike, gucitse wawe umpemukiye. Reka dukomezanye mberekemo imbere. Aha turakomezanya rero na cameraman ahindukira tubereka urubaraza rwiza. Nyamuneka iyi nzu iyo tukubwiye ngo iri mu buso bungana gutyo, usibye parikingi, niyo ugeze hano ukareba urubaraza rungana gutya, bikuburija kuba wagura iyi nzu. Izi nzu ntugire ngo zijya zirara, ari zarara ntizirirwa, kuko izi ni inzu ushaka kugura ukazikodesha amafaranga menshi cyane. Izi niyo waba ukoresha banki ziriyishyura kubera igiciro ziba ziriho. Reba uru rugi rwiza cyane. Ibintu byamaze kujya ku murongo, nta bya bintu byo kwirirwa bafatanga ibyuma amatibing ibiki. Ahangaha ni from Dubai. Urugi rwawe rwiza rugiriswa kandi usanganye igikuta. Karibu rero. Reba ino salo nziza itagira ukwisa, ifite plafond nziza. Aba ni aba design mu by'ukuri babazi gukora na dese, icyo bita gushushanya. Urabona iyi plafond itara ririmo, mu by'ukuri inzu yacu ni nziza, kuva ku makaro, kuva ku irange. Mwihangane utu tuntu muragenda mutubonamo ntago irozwa, ariko iyi nzu n'ubundi umuhanga ubu yaba yahageze kare. Simba nshaka umuntu, hari ijambo rijya rimbabaza mujya muvuga ngo ukaza wakunze ya nzu, nanjye nagera nkasanga ngo barayifashe. Ngwino ugura inzu. Hari n'abayigurira mu matafari bamaze kumenya ubwenge. Nk'uwaguze rimwe ubwa kabiri azavuga ati njye ndayizi, bamwereka pura akagura. Ibi ntibigukange rero, inzu yacu ni nziza. Iyo tuvuye muri salo duhura na salle à manger nini
nziza cyane, mumaze kubimenyera ko salo ibiri open na salle à manger. Buri kantu kose ubona hakitwa urubaho ni rwa rubaho rwiza cyane dutunga mu Rwanda, ni rwo rwa mbere rwitwa Muvura. Inzu yacu irasobanutse kandi ubwo umucanga ni Kayumbo. Kuba atazi iryo jambo, Kayumbo ni wa mucanga wo mu mazi mwiza cyane, na sima nziza, ndetse n'amatafari ahiye. Urumva ko inzu yacu ikomeye. Twinjira mu gikoni cyiza cyane, ndebera ubwiza bw'igikoni, ndebera ubunini bw'igikoni, ndebera MDF z'umweru n'umukara, ndetse nanjye naje navuze ndamara umweru n'umukara kugira ngo mbereke inzu isa nisanishije nayo. Urabona iyi nzu koko kuri $600,000 erega zirimo n'ibiganiro, kandi ubwo ifite amanexi nayababwiye, ikagira ibyumba 7, ikagira dushe na toilette 7, ikagira rooftop n'ikindi gikoni cyo hejuru cyiza cyane cyo kuri rooftop. Muntu wanje nkubwira inzu ntigucike, reka tujye mu byumba. Karibu rwose, rwa rugi rwacu ngira ngo murarubona. Iyi ni finissage, rurayaga rumeze nk'ikirahure mu byukuri, ntugire ngo ni ibikabyo bya kamera. Hagarara hariya mbereke uburyo ki iyi nzu idahenze. Niyo mvuga ngo idahenze, ayo mafaranga nayo ni menshi, ariko nayo ibirimo ibintu. Ndebe no garderobe nziza cyane, zifite design imeze gutya nta handi wigeze uzibona. Apari y'icyo cyumba banyerekere dushe yacyo. Buri cyumba cyose gifite dushe kandi nziza, zifite shower, zifite toilette za Milano. Buri kantu kose ni kuri za nganda za original. Reka tujyane mu kindi cyumba kiri hasi hano. Karibu mu kindi cyumba cya kabiri dusanga hasi, cyiza nacyo kinini, bihuriye ku bunini no gusa neza, yaba plafo yaba amarange, ni ibintu byiza cyane. Buri cyumba giye gifite urubaraza, kikagira dushe na toilette yacyo, kikagira na garderobe. Reka dukomezanye abanyerekere dushe nziza yacyo. Ngira ngo murabibonye buri kantu kose ku kandi. Izi ntambwe zacu cyangwa se sikariye mubonye ni nziza, nazo ubwazo zikozwe n'ibirahure, aho bitujyana ku byumba 4 tujye gusanga ahangaha duhagaze. Hari ibyumba biri inyuma ya cameraman, ibiri hano iburyo bwanjye. Iyo deja iyi ni master bedroom, reka nyibabikire aza kujya uyireba mbere ugasanga biramudesobye. Karibu rero dukomezanye. Ahangaha dusanga ibyumba 2 ahangaha. Cameraman nshishirizemo rwose abera nyerekera akantu ku kandi. Nkuko muze kubona rero ibyo byumba 2 maze kubereka, kuba ari binini byo bifite n'amagariderobe n'imbaraza zabyo, ngira ngo murabyiboneye, ntago tubigarukaho. Iyo aha hose ndi gukinga ari kuri master bedroom, nande nigeze gukinga kuko ifite options 2 zo kuba wakwinjiramo bitewe nuko umukozi ashobora gukorera isuku madushe no muri rwambariro adaciye mu cyumba cyawe nyirizina. Iki ni ikindi cyumba nacyo cyiza cyane gishobora kwinjiramo ukibeshya ko ari master bedroom, ariko ntabwo ari yo. Abanza banyerekere iyi dushe nziza. Izi ni dushe ziba zikoze ku buryo ubona ko akantu kose ku kandi kaba karimo. We nukugura uzuterekamo ibikoresho gusa, nicyo cyonyine gusa. Karibu rero tubereke iki cyumba kindi kinini. Iki cyumba nge nakigezemo nshaka kwibeshya ko ari master bedroom, ariko ntabwo ari yo. Nuko nacyo ari kinini cyane kandi ari Kigali. Niba jya bakubwira $600,000 ujye umenya icyo bivuze. Nufata umwanya ukareba ino video yawe, niba zikubwira $600,000, ufata umwanya ubanze urebe ino video, utujudging, ukore share, comment ndetse na like. Ariko subscribe yo ni ingenzi, kandaho ntiwibagirwe, hanyuma dukomezanye.
Karibu rero mu mutima w'urugo, hahandi abantu nyine bakuru cyangwa se barara, abantu ba nyiri urugo nyine bagomba kuba bari, bakavuga ati turi ahantu nyine heza cyane. This is master bedroom. Iyi ni inzu nziza cyane. Reba icyumba kingana gutya kitarimo garderobe. Ahangaha no kwashyira televiziyo, wenda kwashyira n'igitanda gusa. Reba urubaraza nahindukira rubanyerekere, ni runini cyane ku buryo narwo urwicayemo wowe n'uwawe harahateye udutebe muba mumeze n'ubundi nk'abasa nkaho muri kuri rooftop. Reka dukomezanye aho dusanga hano aho dusanga garderobe nini cyane. Ngira ngo niyo waba ucuruza imyenda ntago ahantu ushobora kuhuzuza pe. Ni ahantu hanini nawe birebe kuri kamera. Tukagera mira nziza cyane hano, kwa kundi uza ugahita wireba ukajya ku kazi umaze kwitegura neza, ugahita ugenda usa neza pana byane byo kujya ku kazi. Umuntu avuga ati dore ahangaha hameze gutya na gutya. Ibi ni ibintu biba bisetinze bimeze neza. Ururimi rwa rugi nababwiraga umukozi ashobora gucamo hakinze hariya duturutse akagukorera isuku aho hose atageze muri chambre yawe. Aha ngira ngo noneho murabona ubudasa buri hano. Ngira ngo iyo ngize gutya ubu ndafunze, murabona ko ari ahantu heza cyane umuntu ashobora kogeramo aha mu gihe hashaka kugenda uza muri toilette akayizamo, ariko atamurogoye mu by'ukuri, arimo kwikiranura n'umubiri, hanyuma undi nawe arimo gukaraba ahangaha. Iyi nzu ibisetinze, bajya guca amafaranga ibintu byose baramaze kubishyira ku murongo. Reka dukomezanye hejuru aho dusanga ikindi cyumba kimwe na rooftop n'igikoni. Twakomeje tuzamukana aho tugiye gusanga ikindi cyumba hano hejuru, ariko tukaba dufite itara ryiza cyane ahangaha, ryiza rimurika muri esikariye nyine. Ni itara ndari gutuye, ibikoresho byose biri kuri iyi nzu, yaba amarangi, buri kantu usanga ko ari ibintu biteguye neza cyane. Iyo twinjiye ahangaha naho, ese ko ushobora no kuvuga ati ngewe reka nishyire maye igitanda naho magire master bedroom njye nibera hejuru, kuko uramutse uhindukije kamera ukareba ukuntu hangana, ni ahantu hanini cyane, harimo garderobe. Ntabwo ari bwa bwumba mu by'ukuri babikiza ngo bashyire kuri rooftop. Gifite n'urubaraza rwacyo, urumva ko ni icyumba gitubutse. Ahindukije kamera musanga tuwarete nziza yacyo nayo ikoze neza. Niyo mpamvu nakubwiraga ngo buriyo gifite icyumba kandi ari kinini, gifite na kodushe yacyo, usanga yaba master bedroom nayo. Dukomezanye rero aho tugiye hanze, aho tujya kubereka igikoni ndetse na rooftop. Aha ngira ngo rero nabibabwiye, murabona ko dufite n'umutekinisiye uri gusiga ya marange, ariko ahangaha turinjira mu gikoni cyiza kandi kinini ushobora kwibeshya. Uko hari n'inzu ziba zidafite main kitchen nk'iyi ngiyi, ariko urabona iyi ni kitchen ya kabiri nziza ishobora kwakira abantu. Hano aha duhagaze already ndaje mbereke ni kuri rooftop, aho tugira naho usanga hari umwanya wa gazi kuka, ibintu byose biteguye. Iki gikoni ntekereza ko cyangwa se cyagenewe abantu b'abashyitsi baba bari hano hejuru. Reka dukomezanye ahindukize kamera abanyerekere, azuminge abanyerekere aho bita mu mujyi. Ahangaha uhagaze gutya mu by'ukuri umujyi wose, kwa Rubangura, kwa Makuza, noneho ukaza ukagera no convention, ubu habona gutya mu maso yawe. Inzu yacu urumva ko ni ya Kibagabaga iri VIP, bitandukanye n'ahandi usanga hafite view idasobanutse. Aha ni heza cyane kandi ni hafi ya main road, n'ubundi ni quartier nziza ituwe kandi iryoshye. Reka mbashimire mwe twabanye, mbifuriza amahoro y'Imana agomeze kubana namwe, kandi mbashishikariza ko mwakora subscribe, kandi ushaka kudusangaho hariya kuko hariya ni ku rubuga. Hari ushaka no gufite inzu igurishwa, wahagira abona twamamaza gutya. Ibi bintu ni byiza cyane, nawe waturya karo ukavuga ati ngwino nanjye unyamamarize, mfite inzu nk'uko abangaba baduhamagaye, cyangwa se waba uyikeneye ukaza ukigurira. So reka rero mbashimire mwe twabanye, uduhamagare nimero iri kuri screen yawe, iri kuri WhatsApp, utwandikire cyangwa se uduhamagare tuvugane, tubafashe kubageza kuri iyi nzu. Murakoze, ndabashimiye.